ndagushimiye kandi nguhaye ikaze nanone ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro twaguteguriye uyu munsi. Nge ndi Shadi Inshuti, iyi ni Urubibi TV. Aka kanya tuguhaye ikaze. Tugiye kuganira iki rero? Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo akomeye abakenewe na buri wese. Niyo mpamvu dusaba umuntu wese kugira ngo yegere hino arebe iyi video mpaka irangiye. Biraza kurangira asobanukiwe kandi ahugukiwe n'amagambo y'ubwenge tuba twabateguriye. Twabateguriye iki rero? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu utagomba kuganiriza abantu. Ibintu bitatu utagomba kuganiriza abantu. Reka tugusabe niba utarakanda subscribe uyikande, like ndetse na share hasi, uze no kuduha ibitekerezo. Biradufasha, biratwubaka, biduha umurongo, biduha no kumenya ngo serivisi tubaha turi kuzibaha gute, muzakira mute. Ntabwo dutinda rero. Ikintu cya mbere mu bintu bitatu utagomba kuganiriza abantu harimo kutabwira abantu inzozi zawe, indoto zawe, plani zawe, ibyo uteganya. Kirazira mu bantu muganira, mu nshuti zawe, mu biganiro ugira, ntukabwira abantu inzozi zawe cyangwa indoto zawe cyangwa se ibyo uteganya. Kubera icyo atari byiza kubwira abantu iby'indoto zawe cyangwa inzozi zawe. Icyo gihe iyo ubwiye abantu ibyo uteganya cyangwa inzozi zawe, wowe uba urangije kwishyira kuri pressure. Abantu bakwitaho, barakwitegereza, bimwe wavuze bahora babikurikirana umunsi ku munsi, barebe ko ubigeraho cyangwa bikunanira. Buriya rero mwa bantu mwe, ukuri guhari, abantu bose ntabwo ari beza. Tugendana n'abantu, tubana n'abantu, abantu bose ntabwo ari beza. Niyo mpamvu ari byiza kugira amabanga amwe namwe uba ugomba kwimenyera ku giti cyawe, ubuzima bwawe, hanyuma abantu bakazajya babona imbuto cyangwa rezilita z'ibyo wagezeho, ariko utitangiye amakuru, utimennye inda, utatangiye, uba wishyize kuri pressure. Ntabwo ari byiza rero gutanga amakuru y'inzozi zawe. Ikintu cya kabiri utagomba kuganiriza abantu ni ibibazo by'ubuzima bwawe. Ibibazo by'ubuzima bwawe. Mwabantu mwe, reka mbabwire ngo nta muntu ubereyeho kwita ku bibazo byawe, nta muntu ubereyeho kugufasha, nta muntu ubereyeho kugira ngo wowe umubwire ibibazo byawe abe ari we uba wikorera imizigo yawe. Ibibazo by'ubuzima bwawe byamaze kugaragara ko 20% y'abantu ubwira ibibazo byawe nta nubwo bakeneye no kubyumva, nta n'icyo bibabwiye. Ibyo bintu rwose urimo uracurangira abahetsi. Hanyuma 70% bo baraserebura ko icyo kibazo kirimo. Abantu 70% bashimishwa nuko uri mu kibazo, bakakubona uri sufura, bakakubona umerewe nabi, uguwe nabi, uri muri situasiyo mbi. Naho 10% ngo nibo babasha nibura kumva ikibazo wagize, akabita nuko byagenze bite, ariko nabo nta kintu bagikoraho. Ibyo bivuze iki? Niba uri mu kibazo ntukagenda ugitangaza, ubwo gerageza ushake idirishya cyangwa se umuryango ugusohora mu icyo kibazo nk'intore, wikure mu kibazo. Ntukabwira abantu ibibazo byawe cyangwa by'ubuzima bwawe. Ikintu cya gatatu utagomba kuganiriza abantu uko byamera kose, ugomba kuba intore ukibamo kubwira abantu ibibazo bya famiye yawe, ibibazo by'umuryango wawe. Ibyo bintu rwose nta kintu bibamariye, nta n'ikintu bibabwiye. Burya buri muryango ugira ibibazo byawo, ugira nuko ukemura ibibazo byawo. Ntabwo ari byiza kugenda ubwira abantu ngo ibi ni umuryango wanjye byageze gutya. Ibintu nta muntu ukeneye rwose kubimenya, nta n'ubereyeho kugira ngo aze kugufasha mu bibazo by'umuryango wawe. Niki gisabwa rero? Iyo urimo utanga amakuru ku muryango wawe, burya hari abantu babyuriraho ibyo bibazo uwo muryango ufite, bakawusenya, bakawurimbura, bakawuca mu mizi ukarimbuka. Ni byiza rero ko wishakamo ibisubizo by'umuryango aho kugira ngo ugende utangaza ibibazo umuryango wawe ufite, kuko burya ugaragara nk'umunyantege nke, ugaragara nk'umuntu uciriritse, ugaragara nk'umuntu udashoboye kwivana mu kibazo. Ntabwo ari byiza rero kubwira abantu ibintu bitatu tumaze kubabwira nk'uko mwabikurikiranye. Ndagushimira ko wakurikiranye iki kiganiro. Nge ndi Shadi Inshuti, iyi ni Urubibi TV. Tubashimira uko mudukurikirana, hanyuma duhe subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bijye bikomeza kubageraho. Hanyuma kandi
n'abandi amakuru nk'aya tuba dutanga hano ku Rubibi TV ajya akomeza kubageraho. Wakoze kubana natwe, ndagushimiye, naho ubutaha, ciao ciao.